nguhamagaye ngira ngo utumare amatsiko. Hari ubuhanuzi umaze iminsi usohora, umaze iminsi ushyira hanze, abantu bagenda bibazaho byinshi, ibibazo byinshi. Bamwe bati uyu hari ibindi agamije, bamwe bati iyi ni politike, abandi bati wasanga ari ugushyushya urugamba, gushyushya inkuru. Mbega ni ibibazo byinshi abantu bagiye bibaza. Nanjye ngira ngo niyo mpamvu ngira ngo mbikubazeho hanyuma udusobanurire. Martin, ubu buhanuzi ni ukuri? Nyakubahwa Pascal, nagira ngo nkubwire ngo ijambo mbajije nsubije n'abandi, imbere y'ishobora byose isumba byose, rurema waremye isi n'ijuru, Imana Data, Umwami Yesu, Umwuka Wera, ubutumwa nahawe n'ubw'ukuri, ntibuvangiye, si umuntu wabumpaye, si igihugu cyantumye naka, si opozisiyo wa Robert naka. Mpamya Data na Mwana n'Umwuka Wera ko ubutumwa bwatambutse ni ubutumwa butavangiye, budafite ahantu na hatoya bwaba bukomoka uretse ku Mana Data. Nyakubahwa Pascal, ndabyumva. Hanyuma se ko hari abantu benshi batemera ko koko ari ubuhanuzi buturuka ku Mana, wababwira iki? Nyakubahwa Pascal, ngira ngo ibyo ni ibisanzwe. Nk'umunyamakuru mbajije, ngira ngo ikintu kimwe nabwira abantu ni uko Eliya yaraje, abantu ntibabyemera. n'ubu harimo abatabyemera ko Eliya ataragaruka, azagaruka. Ngira ngo nkusubije ikindi, harimo abantu batizera ko Yesu yaje, harimo abantu bazi ko Yesu azagaruka kubacungura. Nahanuye ubuhanuzi mvuga ko muri uyu mwaka uhereye muri uku kwa gatanu harimo abantu muri guverinoma hejuru, harimo abantu batagomba kurangiza aya mezi asigaye. Mpanura urupfu. Ntabwo navuga ngo uyu munsi rero ndahagarara, nubwo yenda ntadomye ngo mvuge ngo ni naka uzapfa, koko ibyo bintu ubundi mu buryo busanzwe naba bivuze nko guhahamura, ariko nabwo naravuze ngo uramutse wihanye muri batatu babanziriza abandi, habayeho kwihana, hakabaho kutakambira Imana, umuntu akamanika amaboko agahagarika ibikorwa bibi, kwihana kwe kugatangarizwa isi, Imana yakunamura icumu n'uburakari n'umujinya, kuko Imana ni inyembabazi. Ariko ubu tuvugana, ubu buhanuzi rero nahanuye bumwe buzasohora muri uyu mwaka, ubundi buhanuzi nahanuye buzaba mu butaha, ubundi buhanuzi nahanuye bube mu butaha. Ni ubuhanuzi buri mu byiciro bigeze nko muri 4. Koko hari ubuhanuzi bwega guverinoma, hari ubuhanuzi bwega abenegihugu, hari ubuhanuzi bwega ibintu bizakorwa nyuma y'iyi guverinoma Imana yavuze ko manda yayo yarangiye. Hari ibintu bizakorwa ku mpunzi ziri hanze, hari ibintu bizakorwa ku benegihugu, ariko umugambi n'intego by'Imana Data ni ugufata ba Barundi bari babiri ikabahindura umurundi umwe. Noneho rya terambere n'umugambi mwiza muri Afurika Imana yadusezeraniye, buriya Uburundi nibwo navuga Uwiteka yatangiye kuba yahagarika ka kamenyero ko muri Afurika tumenyereye abadayimoni batera amakudeta, tumenyera abadayimoni bagandagura cyangwa se bica abatware babo cyangwa perezida babo, nka bimwe ugenda wumva hirya aho mu makudeta atandukanye. Ngira ngo rero Uburundi ni bumwe Imana igiye kuba yimikira umwami. Noneho igihe buriya bwabereyeho nge narahakoreye, ariko mpakorera nabwo ari Imana intumye mu mwaka wa 2013. Mpabwe misiyo yo gusengera igihugu cyose mu ntara zose. Nagira ngo nkubwire ko byari binakomeye Pascal, nafashwe inshuro zirenze 3, rimwe nkafatwa n'imbonera kure ziri kumwe n'inyamiramabi n'abasoda, bati uri maneko, abandi bati uri intumwa ya Kagame. Ariko nakumenyesha ko nyakubahwa Perezida Repubulika Paul Kagame sahize uretse kuba gemuzi, amenya ko we isura yanjye yenda arayizi cyangwa aranambona, kuko yenda iri ku mbuga nkoranyambaga ntumenye uwakubonye n'utakubonye, ariko ntaho mpuriye n'ubutumwa rero bwanjye mbihakaniye imbere y'Imana ku manywa kuri social media. Ubutumwa bwa Imana yampaye ntaho buhuriye n'ubutumwa
bavuga Kagame yaba yarampaye cyangwa se n'undi muntu uwo ari we wese. Ntabwo ari Kagame ntuma, si politiki ntuma, si umubiri ntuma, si n'isi ntuma, ubutumwa afite n'Imana yabumpaye. Yego uragira uti abantu ntibemera, hari n'abataremera ko ibyagiye bivugwa ndetse byanabaye bitabaye kandi byarabaye mu maso ya rubanda. Hanyuma se Martin Karame, uragira uti Uburundi bugiye kugirirwa neza mu bihe bigiye bitandukanye kandi n'ubuhanuzi buturuka ku Mana. Wabihuza gute no kuba tubona Perezida Neva nyakubahwa Evariste Ndayishimiye agaragara mu nsengero agaragaza umutima wo gusenga mu bihe bigiye bitandukanye? Wabihuza gute? Nyakubahwa Bwana Pascal, harimo ibintu yenda mwitiranya kubera ko umuntu wese ntitubasha kwicarana ngo ambaze uko abyumva. Ntabwo Evariste Ndayishimiye njyewe ndi opozisiyo yo kumuhirika cyangwa kumukuraho. Ubwo kandi nagira ngo numvikanishe ko nge ntabwo nahawe ubutumwa bwo kurwanya Evariste Ndayishimiye, ahubwo ubutumwa nahawe ni ubwo gutangariza abarundi ko bagiye kwakira umugisha uruta uwo bari bafite. Yego noneho Neva nge nta gisirikare ngira kiri bumurwanye. Uretse rero ko abantu bitiranya ibintu, ngewe yenda ijambo Imana impaye, ururimi Imana impaye, kandi narwo n'urw'intije. Ejo aha turi hahoze abandi, ubushize hahanuye Eliya, bukeye hahanura Yesaya, bukeye hahanura Yeremiya, bukeye hahanura Ezekiyeli. Nk'uko Bibiliya abahanuzi batandukanye ariko bose bakaba barasize banditse, natwe nuko Evariste Ndayishimiye arasenga. Hari n'ibyo yakoze byiza, hari n'ibyo yakoze rwose tutabura kugarukaho dushima, tunashimira abantu n'Imana. Iby'Imana yamukoresheje ni ibyo, kuko sinjye wimika abami, sinanjye ubimura. Buriya iby'Imana yamukoresheje ni ibyo, ariko nanone si we uzasazisha Uburundi. Inyuma ye genda ikwerekwa nyuma ya manda ye, kandi manda ye nkabona yarangiye. Ihishurirwa rero simpamye ukuntu narizira cyangwa ngo barihuze n'ibibazo by'abanyepolitike bafitanye, kandi je ntari umunyepolitike, ariko nagira ngo mbe nagisobanura uko nguko. Neva si opozisiyo ye, Neva si murwanya, ahubwo Imana yifite umugambi wo kumwimura noneho ikimika undi. Yego Martin, urimo uravuga uti ndabona manda ye yarangiye. N'ubusanzwe mu buryo busanzwe iri hafi kurangira, kuko harabura umwaka n'amezi make kugira ngo habe amatora y'umukuru w'igihugu hariya mu Burundi. Wabihuza ute byo? Ibi bintu by'amatora n'ubu ngira ngo mu kirangamisi cy'u Burundi hari amatora y'abakenguza amateka, amatora y'abashinga amateka. Ibyo bintu by'amatora ntaho mpurira nabyo. Imana ikwimura amatora ataraba, Imana ikwimura yabaye. Imana ntabwo yo yimika kubera amatora ngo yimure kubera amatora. Mu ntego z'Imana, mu mugambi w'Imana, igihe ishakiye irimura, igihe ishakiye ikimika. Urumva rero umurongo ndiho n'uw'ubuhanuzi bumbwira ngo manda ya Neva irarangiye. Aho Imana yayirangiriza rero, aho ntabwo wahita uvuga ngo ejo yari Igitega mu birori ibi n'ibi ngo niho iri burangirire. Imana itwereka byinshi, ibirenze kimwe, ariko ntabwo ushobora kumenya byose. Icyangombwa nuko Imana ivuze ngo nkuyeho Neva, nimitse umwami, nzaha umugisha mu buryo ubu n'ubu nk'uko nagiye mbivuga mu buhanuzi butandukanye. Noneho rero twese tukaba turorereye ibyo byiza Uburundi bugiye guhabwa n'Imana, kandi mpamya ko ntabwo nahanuye ko Imana ije kwica Neva. Sinigeze mpanura ko Imana yanga Neva, sinigeze mpanura ko Imana irwanya Neva, ahubwo nge navuze ko Neva asimbuwe n'umwami witwa Dawidi. Ese Martin, hari ushobora kwibaza bitewe n'uko ibintu by'ubuhanuzi habamo amagambo aba akomeye ndetse no kubisobanukirwa biba bikomeye, nta wavuga ko wenda se Neva ashobora kuzagaruka asa nk'aho yahinduriwe izina akaba ari we n'ubundi wakwitwa Dawidi? Reka da, ibyo byo rwose nabitangaho umucyo. Evariste Ndayishimiye nyene cyubahiro bakunda guhimba Neva, ngira ngo ari we, ari Reverandi Kuriyo, ari wa wundi Agatorwasa n'abandi basangiye iyi ntebe. Nta muntu n'umwe uri butwara Uburundi uhereye muri uku kwa gatanu marayika yamaze gusinya umuperezida uzayobora Uburundi.
marayika yamaze gusinya ko CNDD-FDD manda yayo irangiye, ahubwo Imana yo igiye kurambura ukuboko ko kongera kunga abarundi aba batatanye. Mbese ibi bibazo biri i Burundi muri kubirebesha amaso ariko mukabifata nk'ibihari n'ibinakomeye, ariko nagira ngo nkumenyeshe ko mu mwuka mubibarira amasegonda Uburundi bugiye kuba Uburundi bugendwa, u Rwanda n'Uburundi bizaba inshuti, muzasabana mushyingirane, nta mbibi zizaba zihari n'imipaka, ahubwo Uburundi buzaba inshuti n'u Rwanda. Ariko nge iyo nihishurirwa niyerekwa ntabwo mbivuga kubera ko hari igitabo ndi kubisomamo kindi uretse icyamwuka wera. Yego vuga rumwe muri iki gihe hashize igihe kitari gitoya, yewe hari inzira zageragezaga kuba zakemura ibyo bibazo biri hagati y'ibihugu byombi ariko zagiye zinanirana. Wowe se ubona ubuhanuzi bwawe ubuhuje n'ibi bibazo ubona bizakemurwa bite? Bwana Pascal, ibibazo n'abadayimoni babizana, ibibazo ni Satani ibizana. Nuko yenda abantu babitwara bo bakabitwara mu mubiri, bakabitwara no gufana, ugasanga abanyagihugu bamwe bari gufana Perezida Neva, abo bafana Perezida Neva bakaba bari bwanga u Rwanda. Ariko mpamya ko hakaba n'abandi bene gihugu nubwo yenda ntarabibona cyane bashobora gufananya kuba Perezida Kagame, noneho nabo bakaba babyitwaza uko, ugasanga amakontente bakoze bari kwandika ibintu ku mbuga nkoranyambaga nyine bihererekanwa, ari nabyo bizamura uwo murindi. Ngira ngo rero ibyo bintu ni iby'abantu, ariko njye ibyo ndi kuvuga ni iby'Imana. Imana rero ibyayo nta midugararo, nta kuvurungana, nta byago birimo, ahubwo ni amashimwe. Yego hanyuma ikindi nakubaza abatari bake bakomeza kwibaza, uragira uti Dawidi niwe ugiye kuza kuyobora igihugu cy'u Burundi, ariko nigereranya, ntabwo ari izina rya perezida uzaba uriho, ahubwo nigereranya. Umuntu yakwibaza, ese araza ku neza ni mu matora cyangwa se hazaba kudeta cyangwa se uburyo bwo gukura umuntu ku butegetsi, ubwo ni neva tuvuga? Yes, ubuhanuzi nahanuye yenda se nasa nusubiza icyo mbajije. Abantu benshi bahanuye intambara ndetse no ku Rwanda wagiye ubyumva niba, ariko ntabwo wananirwa kubyumva uri umunyamakuru. Bahanura ngo intambara ku Burundi, bagahanura intambara Ubuganda, intambara, ariko ibyo byose bigakorwa hisunzwe uhereye mu gihe cya cyami. Bazi ko umuperezida avaho ari uko bamwishe cyangwa se hatewe kudeta. Yego. Bakaba bazi ko undi muperezida ari bujyeho akoresheje imbaraga za gisirikare. Pascal, manurira isi cyangwa se Afurika, icyo kintu abantu bakibagirwe. Ntabwo Imana umugambi ifite kuri Afurika, ntabwo izongera kwimika abantu ari uko yisha abandi. Imana buriya ntabwo ari umwicanyi, genda nyine ni nahubwo naringarutse abahanuzi bose kuva muri icyo gihe cyo muri 60 na Afurika, ibihugu bimwe na bimwe nk'u Rwanda ruronka ubwigenge, Burundi buronka ubwigenge, Kongo ironka ubwigenge, ariko nabwo butaruzura kuko turacyafite abakoroni badufungira amazi n'umuriro. Ugasanga ibintu bibaye bibi. Kuva icyo gihe rero umwuka w'ubuhanuzi uhere kuri ba Magayane b'u Rwanda, ba Nyirabiyorero b'abapfumu muri Tanzania, ba Moses Korora n'abandi bagiye babihanura ni Burundi barahari. Guhora ubona intambara cyane, guhora ubona amakudeta cyane, uwo mwuka waragiye winjira mu bantu, noneho nizo ntambara rero na n'aya masaha zikigaragara mu bahanuzi no mu bana b'abahanuzi. Ariko nagira ngo nkubwire ko njye ihishurirwa Imana yamaye ni ryo gusenga i Burundi ntihabe intambara, mu Rwanda ntihabe intambara, ubuyobozi bugahana n'ubundi amahoro. Ahubwo icyo nanone nkigarukeho cyo kwimika no kwimura. Imana rero intego yayo niyo kwimika i Burundi nta maraso amenetse. Uko izabigenza sinabimenya, ariko nge yambwiye ko ntabwo hazaba kudeta, ntabwo hazaba ubwicanyi, ntabwo hazaba kumeneka amaraso, kuko Imana ishobora byose. Ubwo rero ariko nanone ntabwo navuga ngo ndi Imana, mvuze nk'umuntu wavugishijwe n'Imana.
birumvikana ngira ngo iyo ni inkuru abantu bakwishimira kuko ntabwo uburyo wa mugani nk'uko wabivuze gushyiraho umuyobozi hagapfa abandi ntabwo icyo kintu ari ikintu kiba cyifuzwa n'abaturagihugu cyangwa se abaturage b'igihugu icyo ari cyo cyose ariko ngira ngo iyo yaba ari inkuru nziza ku bantu batuye mu Burundi. Yes, ni inkuru nziza ariko ibyo byose bituruka ku kirero. Ni ikintu nakubwira munyamakuru, abantu bibeshye cyane bakacitiranya noneho bakumva ko nibigiye kuba ngo Imana igiye kwica naka ikureho naka ishyireho naka. Oya, tugeze mu isi no mu kinyejana umwami Yesu yitegura kugaruka. Ntabwo yagaruka rero hakibaho imiyoborere nk'iyo yo mu gihe cya cyami, imiyoborere nk'iyo y'abantu batazi gusoma abandi batambara inkweto, imiyoborere nk'iy'abantu baba mu nzu z'ibyatsi bazibatwikiramo, imiyoborere nta telefoni ibaho, imiyoborere nta mipaka irinzwe na tekinoloji, imiyoborere nta kamera. Buno hariho tekinoloji ihambaye ariko uretse ko izo zose Imana iziri hejuru. Birumvikana. Perezida Dawidi rero ugiye kwima i Burundi ni izina nanone yenda jewe Imana yambwiye ngo wabonye uko Dawidi yayoboye muri Isiraheli ni narabibonye. Imana imbwira intambara Dawidi yarwanye, Imana imbwira imiyoborere myiza y'umwami Dawidi nubwo nawe yenda haraho yasitaye. Ariko n'umwami wacu Yesu Kristo ageze mu ijuru asitaye inshuro 3 ajya kurira umusaraba yikorera umusaraba. Bibiri ivuga ko yasitaye inshuro 3. Gusitara rero ubundi bivuze intege nkeya zuri mu mubiri. Nagira ngo nkubwire rero n'iri zina abantu baribaza, ntabwo umwami ashobora kujyaho yitwa Pascal, ashobora kujyaho yitwa Marita, ashobora kujyaho yitwa naka, kandi si izina iryo ari ryo ryose, ariko ubuyobozi bwe, inkoni ye, ibiganza bye bizaba n'imikorere ye n'ubuzima bwe bizaba bishushanya imiyoborere y'umwami Dawidi. Birumvikana twerekeza ku musozo. Ngira ngo wahuza ubuhanuzi wagiye werekwa nubwo wagiye utangaza ukabuhuza n'iterambere riri hano mu gihugu cy'u Burundi. Urabihuza gute iterambere ry'u Burundi ndetse n'ubuhanuzi? Nyakubahwa Pascal, u Burundi ntako butagize ngo bukore, u Burundi ntako butagize ngo butere imbere, u Burundi ntako butagize ngo bugire umutekano uhagije. Buriya ngo uburiye umubyizi mukwe ntako abatagize. Abayobozi bose uko basimburanye ntacyo batakoze ngo Burundi bubu Burundi. Buriya icyabuze nge nicyo ndi guhanura Imana yamishuriye, ni nayo yankoze mu bitugu, irambwira ngo nasutse amavuta mu ruhanga nkurindira i Burundi imyaka 9 uri gusengera igihugu, wafashwe inshuro zirenga 5 mbana nawe zigera mu inshuro 8, kuko ahitwa kumutakura wasanga uhazi narahafatiwe, bantega grenade mbona Imana irahankuye. I Burundi mu mpimba ndahafungirwa, mbona ndahavuye, ku Musaga barahafatira, mu Ijabe barahafatira, mu Buyenzi ndaharasirwa, ariko nta gikomere mfite, ariko shimira Imana yabanye nanjye. Imana ishimwe cyane rwose kuba yarakurinze. Ubwo twizere ko mu myaka iri imbere u Burundi bugiye gutera imbere kurenza uko bimeze ubu ngubu. Nari nyisobanura iryo jambo kugira ngo ndisobanurire abantu baryumve neza. Yego. Mu Burundi rero ntako amaboko yabo atagize ngo igitoro kiboneke. Buno hari ubukene bw'igitoro cyangwa se mazutu. Ntako batagize ngo nibura haboneke ibyo kurya bihaza bene gihugu, haboneke security kuri kumwene gihugu. Ntako batagize kugira ngo umurundi agire nawe iterambere ry'ikoranabuhanga cyangwa se iterambere risanzwe. Ariko ibintu birushaho kugenda biba bibi. Bibaze gukora cyane ariko kugira ngo ibintu bibe byiza ahubwo bikaba bibi. Kuko inaha ibyo mwita dodo twe hano i Burundi tubyita irengarenga. Irengarenga niba yaravuye ku mafaranga 200 y'amarundi ho baracyakoresha inote, hano ni ibiceri nanone. Irengarenga ubu umufunguka bugeze ku 1000, ibishimbo bikaduga cyangwa se biharage bigafata nabyo amafaranga arengeje 5000.
doke njye nubwo ntajya kubara ibiciro ariko ubuzima buri kujya habi kandi nyakubahwa Pascal iminsi yose nahamaze bafite ubutaka bwiza bumeze nk'ubw'i Bugande. Yego birumvikana ariko ngira ngo impamvu ibyo biciro byagiye bizamuka mbere na mbere bifatiye ku gitoro kubera ko uburyo bwa transfer hariya mu Burundi harimo ikibazo gikomeye cyane. Ikibazo cyahabaye yenda subwo mu buzima rusange byitwa abayobozi babi ariko buriya ntabwo nuko buriya nubona Pascal ngo akebugezemo ni kugererwamo. Uwayoboye bwa mbere yarishe arayobora, uwa kabiri nawe bigenda, kuwa gatatu nawe bigenda, kuwa kane na uhereye ku mwami Mwezi Gisabo bagiye bakora amakosa ntihabaho ubugombe bw'Imana cyangwa ngo baha agaciro perezida cyangwa ngo bakunde uwo mwami. Abantu bakaza kubera imbaraga cyangwa akoshyo k'abanyaburaya abakoroni bakavuga bati ni mugandagure Ndadayi cyangwa Rwagasore, abantu bakagambana ukamena amaraso ya perezida. Buriya Pascal niba ari ikintu cyubahwa, niba ari ikintu giteye ubwoba, ni perezida uko ari kose yarinze ageraho vugira mujye mumwubaha ngo kuganza kose kuva kuhoraho. Oya birumvikana na Bibiliya bivuga ko abubahwa bagomba kubahwa ariko ngira ngo marite tukiri kuri cyo kigitoro nta nubwo ariho ntabwo ari mu Burundi bwa mbere bibayeho, birani ibintu bisanzwe bibaho gusa mu Burundi harashize imyaka hafi 2 igitoro cyarabaye igitoro. Ngira ngo ni nayo mpamvu ubuzima bwagiye buhenda, ubuzima bwagiye bwangariya mu Burundi bwaranze. Ni nayo mpamvu abarundi ubu ngubu ntabwo buno buhanuzi bakwiye kubufata nk'ubuhanuzi busanzwe, ahubwo bakwiye kuba bafasha gusenga iryo terambere Imana iri kuvuga kuko igitoro mu Burundi kirahari munsi y'ubutaka bwabo. Igitoro kirahari, gaze munsi ya Tanganyika irahari, amabuye y'agaciro Burundi burayafite. Ubwo ikibuze ni umuntu wabaje nka kuri Kapiteni Traoré nk'uku nguku natwe twagize n'umugisha n'u Rwanda mu myaka 30 reba aho ruvuye naho rugeze. Nuko yenda hari igihe mvuga ibyo bintu umuntu agahita avuga ngo kubera iki ngo u Rwanda ruvuze neza, ariko ngiye Pascal amaso yanjye mu Rwanda mbona ko mu myaka 30 ugereranyije n'aho abakoroni barusize naho nyakubahwa Excellence Perezida Paul Kagame Imana imufashije kuko buriya nawe siwe n'Imana. Birumvikana. Yego, ubwo rero urebye buno ubara abaturage mu Rwanda bafite amashanyarazi n'abatayafite, ubare nibura abaturage bashobora kwideplasa n'abadashobora kwideplasa, nubwo natwe tugishonje, tukigowe, tukirushye, ariko afazari ubwo twanasenga nibura turi butahe tukaba tubona ibyo kurya. Ikindi kandi umutekano ngira ngo urabizi ko si nawe gusa bivuze n'abanyamahanga benshi barabivuga kandi biranigaragaza uburyo bw'ibikorwa remezo ndetse n'iterambere. Ibyo nabyo twifuza ko byagenda bigakura bikarutaho yewe no mu baturanyi bacu ndetse n'ahandi hose. Oya nibura urabona ko umuhanda uhuza Kigali Rusizi urakoze uracaniye, umuhanda uhuza Kigali Rubavu urakoze uracaniye, umuhanda uhuza Kigali Nyagatare urakoze uracaniye, umuhanda uhuza Kigali ubwo Nyanza Kicukiro Bugesera mu Kirundo urakoze uracaniye. Imihanda yo muri karitsiye ubu niyo RTD ndetse n'abashinwa ngira ngo Pascal baba bari gukora kubwo kugeza ku banyarwanda iterambere ryiza. Ibyo bintu rero si uko u Rwanda rukize kurusha u Burundi cyangwa n'ibindi bihugu, haba hajemo kwa kuboko nakubwiye Imana itanga. Mu Burundi rero ho nagakura niganuke ku mwami Dawidi. Mu Burundi nabo bagiye kwakira umugisha rwose ku rwego navuga twese tuzaba tureba, umuntu wese akajyayo akajya yafi zandagara bajya bakunda kutubwira, mbese ibintu bikaba bimeze neza Pascal. Indagara n'imikeke tukabirya n'umutekano hari ndetse n'ibikorwa byose, mbega iterambere rihari ari ubwiza buri mu bundi. Yes, ngo no kuva mu bwiza tujya mu bundi. Urumva rero Pascal no mu busanzwe natwe twifuza ko n'umugabane wacu watera imbere, ariko iryo terambere ry'umugabane urumva se umugabane watera imbere hasigaye Imana? Oya ntabwo byashoboka. Ntabwo byashoboka, ahubwo gatoya undi muntu buriya abantu bakwiye kwitondera. Uwitwa Kapiteni Traoré Ibrahim, uyu mugabo
uyu mugabo nyakubahwa journaliste nagira ngo nkumenyeshe ko uriya mugabo yaje mu mugambi w'Imana mugiye kuzabona ibintu Imana imukoresha koko nubwo navuze ubwo butumwa gusa buriya mfite umuhamagaro gusengera ibihugu n'abaperezida Ubugande mfite misiyo yabwo Kenya tugiye kuzabona Kenya iyobowe n'umupasiteri ubwo n'ubuhanuzi Imana yampaye ngiye kuzasohora ukuntu Kenya izayoborwa n'umupasitoro i Bugande tugiye naho kuzabona muri guverinoma hejuru Imana hari ikiganiro nanone nasohoye cy'uko Imana igiye kubaha umugisha hejuru ikabaha undi muyobozi mushya ntabwo rero hari nanone umuntu ubyumva akavuga ngo ese ni Burundi gusa ubu ni ukuvuga ngo ubutumwa afite na Kongo ari Kongo nyifitiye ubutumwa ngewe koko niyo masengesho numva uyu mugabane wava mu kiganza cy'abazungu ukava mu kiganza cy'abakoroni noneho ukaba umugabane wigenga kandi utarangwamo amakudeta utarangwamo abami baho cyangwa abaperezida baho ngo umuntu arapfuye mbese natwe tukaba twabaho imyaka 100 nta ntambara twumvise tukaba twabaho dufite imiti atari ibingibi Trump avuga ngo yirukanye abanyafrika atari ibingibi bavuga ngo haje icyorezo ngo igihugu abaturage bacyo bazapfa bashire koko nta buvuzi donc natwe uyu mugabane ese Imana wo ntiwuzi ntiwemera hari ikintu indi migabane yaba ifite twe tudafite oya ntacyo rwose ibyinshi ubwo turabibarusha ibyinshi turanabibarusha kuko nabiterambere bafite nijyo bagiye basahura hano ariko birababaje nyakubahwa Pascal kuba twebwe twifuza umutekano ufite amafaranga menshi akayajyana mu Busuwisi ushaka kurya neza akajya Dubai ubwo kandi arasahuye Afurika ushaka ngo iterambere akajya muri Amerika akaba ariho bamuha ngo umutekano twe muri Afurika ngo nta mutekano tugira ibyo bintu niby'Imana byayihagurukije ni nayo masengesho nanjye yamagurukije numva Imana ibimpaye numva birashimishije navuga inti rwose Imana impaye umuhamagaro mwiza impaye umurongo mwiza wo gusengera umugabane wacu natwe ntihabeho ko abantu bajya bagwa mu nyanja ngo bari kwambuka bajya i Burayi kumva ngo nk'abantu 500 ubwato bwabiciye rimwe bahunga inzara bahunga intambara bahunga ubukene ibihugu byacu buri gihugu gifite impunzi donc hano muri Afurika Pascal dukeneye ukuboko kw'Imana kwatabara uyu mugabane noneho kugaha ubwenge abaperezida kugaha amaboko abaperezida abana bacu bakazamuka impano zigakora tukaba natwe twagira umugabane muzima w'igitangaza w'umugisha cyane rwose ibyo ni ibyifuzo dusangiye n'abanyafurika bagenzi bacu ngira ngo rero Martin nagushimira ariko twerekeza ku musozo wagira ikindi cyaba kiri ku mutima wawe watubwira nyakubahwa Pascal ikintu nasoza mbwira abantu nababwira ko ubutumwa Imana yampaye si Burundi gusa na Afurika yose ariko natangiriye i Burundi no gusenga nabaye y'igihe kitari gitoya kandi mbayo ntari kuvuga bino navugaga ntabyo navugaga hayoboraga uwitwa Nkurunziza icyo gihe ni umuhisi buno yaracikanye nyakwigendera Peter Petero Pierre Nkurunziza ngira ngo uramuzi ndamuzi umurokore rwose mwiza dushimira n'Imana muri bimwe no muri byinshi ariko icyo gihe rero nabayeyo ngewe shinzwe umurimo wo gusengera igihugu gusa ntabwo nasengaga menya ngo hazabe nasengaga numva ibyo bintu Imana iri kumbwira ngo usengera igihugu yenda ntanatinze muri iryo jambo nyuma yaho rero uyu mwaka 2025 uhereye mu kwa gatatu niho marayika yagarutse arambwira ngo noneho ndimitse i Burundi mbahaye umugisha mbahaye imbabazi mvumuye igihugu kandi ibyabananiye imigambwe yose uko yagiye isimburana hano i Burundi uri kunyumva neza ndabumva bwana Martin ndabimikiye shize imbabazi igihugu ndakivumuye shize imbabazi ku Burundi mbahaye perezida w'umugisha donc nabo bagiye kuba mu ruhando mpuzamahanga abantu bafite bashoboye bazwi mu bintu byose buri Imana yizamanuka no muri siporo i Burundi bazamure mu buvuzi mu kiganga mu bwarimu donc Imana yije gutanga umugisha w'igihugu n'akanyegera karongo uwo mugisha ntabwo rero ibintu ndi kuvuga ari Burundi gusa nk'ubu ngubu maze imisi isengera Burkina Faso
n'ibindi bihugu bitandukanye. N'iki cyacu naragisengeye, nigeze fata amezi 2 ndikanyarira. Niba warigeze uhagera, hari ahantu hari akazu ndi mu bafungatse. Ndahazi yego, buriya bwiherero bwo uhereye nka 2007 2006 ndi mu bakoze umuganda wo gucukura ubwiherero buhari. Nahagiraga gurupe y'icyanyuma cy'ukwezi, ariko misiyo ariyo gusengera u Rwanda. Donc rero ikoranabuhanga ryari ritaraza ngo tubivuge nk'uku, ariko iyo twasengaga tukavuga ngo igipolisi cy'u Rwanda, igisirikare cy'u Rwanda, kuva kuri perezida wa repubulika ukageza ku muturage wa nyuma cyangwa kuri nyumba 10 cyangwa twakita mudugudu, amasengesho tukayasenga dusaba uwo mugisha. Buno nubwo byose bitarasohora, ariko afazari ubu tuzahanurira u Rwanda, tunavuge byinshi cyangwa bike, ariko turi kubona ko Imana bimwe byinshi yarabikoze, ibindi iri kubikora. Birumvikana Martin, ngira ngo twagushimira tukakwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Rwose dushimira nawe Pascal mu kubaza ko iby'Imana yadutumye ari ukuri. Rwose turangije dusoza tubabwira ngo iby'Imana yadutumye ni ukuri kuzuye, kutagabanwa, kutanongerwa, ahubwo mudufashe gusenga no gushyigikira intego n'umugambi w'Imana muri twebwe twahawe, ndetse n'abandi bose basengera ibihugu n'abaperezida bakunda umugabane wacu wa Afurika. Mwese tubahaye ikaze rwose. Imana ibaha umugisha. Ubu butumwa bwiza bugere ku muntu wese. Nawe tugushimira ko warose nimero zacu ukaduhamagara ukatubaza, unabariza abandi icyo wifuzaga. Nyakubahwa Pascal, murakoze bwana Martin. Reka senge soze ngushimira koko ibintu byose bivuzwe. Twebwe turi abakristo, turi n'abanyamasengesho. Yego, turagushimiye Mwami Yesu. Ni wowe wahaye umugisha Afurika, ariko bamwe barawubona abandi ntibawuronke. Umugisha Afurika, bamwe babona amahoro abandi barayabura. Umugisha Afurika, bamwe baratunze abandi barakenywe. Ariko tugushimiye ko umugambi wawe ari mwiza ku banyafurika na Afurika. Tugushimiye kuza kwawe muri Afurika. Tugushimiye ko ari wowe wazamuye Uburayi ukazamura umugabane wa Amerika, ukazamura umugabane wa Aziya, ni nawe ugiye kuzamura umugabane wa Afurika. Ngaho rero by'umwihariko ubutumwa bwiza waduhaye ku gihugu cy'u Burundi, igihugu cya Burkina Faso, Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania, Kongo, mu izina rya Yesu Kristo, umwigisha n'umwigishwa twuzurizwe imbere yawe. Urakoze ko rero wumvise gusenga kwacu, ubane natwe twese none n'iteka ryose. Amen. Yego, mugire umunsi mwiza Nyakubahwa Pascal. Kuri twese. Sawa.